Ako banza waguruke bakubone mbere yuko mbabwira ngo bakomere mu mashyi. Amashyi menshi cyane kuri D4D. Hari umunsi nari ndi kutereta umuzungu. D4D yaramfashije cyane. Hari umunsi nari ndi gutereta umuzungu. Umuzungu arambwira ngo akunda imbwa. Nanjye nk'umuntu uba muri ghetto rero ndavuga ngomba kwiga gutunga imbwa. Ndeba amashuti wanjye, ndeba umujama w'umukire ushobora kuba ufite amafaranga, ufite imbwa, nsanga ni D4D. Ndamwiyambaza, ndamuhamagara, arambwira ngo nari uze mu gitondo utwara imbwa. Ndahagera mu gitondo kwa D4D, ndahagera, ebana ahantu heza cyane. Arambwira ati rero tugiye kubanza dukine n'imbwa, niziguhitamo urayitwara. Ase bro, najeje guhitamo imbwa, none nizo zigiye kumitamo. Ndabata ariko nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye. Ndagenda njya mu mbwa, turakina, tukigera mu mbwa, imbwa tuba dusangiye breakfast. Nibuka ko naje na niyo ndi. Turakomeza turakina n'imbwa, mu masaa 4 bakajya bazana utuntu two kurya. Saa 6 tuba dusangiye lunch. Njyewe n'imbwa. Turakomeza turakina mu masaa 10. Mbonye ukuntu imbwa ziri kurya buri kanya, D4D aje kumbaza ati se warangije guhitamo tubiganira nawe nawe yahoya. Nje n'imbwa turacyakeneye kuganira. Ndatinda, imbwa dusangira ibya ninjoro. Ndareba mbona imbwa iriye 4 ku munsi. Hari n'igihe mbwirirwa nkanaburara. Nawe se imbwa ngiye kwijyana he? D4D aranyegera mbere yuko ambaza ati se iyi mbwa wayikunze urayitahana. Naye natangiye kumoka ndi kuvuga ni ahubwo se nta yindi mbwa ukeneye ngo nanjye nyongere mu zindi. Amashyi menshi cyane kumbwa. Tugiye kwakira undi munyarwenya, n'umunyarwenya w'umuhanga yitwa Eric Wirutsiro. Ladies and gentlemen, give it up for Eric Wirutsiro. Mu Gisiyoni, mu gihugu cyo kwa Emmanuel. Umundeka nibuke, amujete twamaranye imyaka 7 n'urugendo. Yigeze amemukira kandi nigeze anyibagirwa. Nanjye ndi hafi kumusanga. Amen. DJ ako sinza nk'abadesipora, abadiaspora nsure nyine murabona sibyo twabaye agafamiye pe ntago dutinyana. Hano mujya muvuga ngo abanyarwenya ngo dukora urwenya gusa ngo ntago twize, ariko muri make pe twarize n'ayandi y'ubusa. Tubereke ko twize, tugiye guca agasuzuguro. Ngiye kuzana abanyarwenya baduhagarariye n'amashuri bigamo hano, mbeke ko twize. Okay, boss wacu naze n'uduhagarariye mu mashuri. Boss wacu Merisi nawe kabisa yaze. Uyu munsi kari nje umuhagarariye. Wese urahagaze, cyera mwicariye. Okay, naribe. Reka turebe sibyo. N'umuntu namwe tugiye gukompeta. Franco se mumwemera mwese ko ari umunyamashuri. Nawe naze. Mumukomera amashaza no kuri stage nyawo na Franco. Okay, naribe. Baraba mushumba bitewe n'amashuri bagize ubwoba. Oya Muhinde arangije kaminuza uyu mwaka. Sibyo, Franco yarangije masters kera pe aranakomeza naga ibindi mbizi. Nanjye niga mu wa 6. Secondaire. Navire mu wa 3 primaire. Hano sibyo bagiye kudushyiramo ijambo. Duhere kuri Muhinde na Franco, turebe umuntu urarisoma pe. Njye hano ndahita nanamuhemba. Twahera kuri Muhinde. Have nice imbeba. Nyine ngurangije kaminuza. Umunyamashuri ne nadusome. Have nica imbeba.
ntabwo ari uko twari twabipanze ariko nawe nyine urwego rwacu murarubonye. twari twabipanze ariko Si murubonye se? Igiye kwiyicarira. Nyine ngarangije kaminuza ngo ni umunyarwenya. Kandi yirirwa mbwira ngo Eric ngo jya ku ishuri gukora iki? Mujya muvuga mu nzego zose ngo leta ngari ukuntu baduha serivisi mbi ngo umuntu agakora agatinda. Nyine wajya kwa serivisi ngo ugataha nimugoroba wagiye mu gitondo, si bibaho. Ariko ni twebwe abantu tubitera pe. Ugasanga twiriwe kuri banki umunsi wose, umuntu uri inyuma agiye kubikuza miliyoni 20, abari imbere 10,000, 20. Mwamaye mwanya kibikuriza uri guta mwanya wiki. No muri ribu byagezemo, ugasanga muri ribu umuntu agiye gutanga ikirego cya miliyoni zirenga 30. Wowe urahuri imbere uri kumurira umwanya ngo banku urushyi mu kabari ngo nanga gasuzugura. Nukwita uvugisha ukuri. Ngo reba nk'abantu babari inyuma ya nuza yandera ya Shadibu ariko ngo bamufashe ku ngufu. Uwo mwanya si bawishura. Shadibu nge nari impara agiye gutanga cya kirego. Yaravuze ati ngo bamfashe ku ngufu, none urarega iki? Ngo ubusugi bwanjye. Pe tumaze kuba abasore, tumaze gutekereza mu mutwe twese. Imana tujya tuyiherenganya. Imana yaremye basogokuruza n'ibivivi n'ubuvivura. Na nubira cyarema. Twebwe turaho turasamye nta kintu turarema. Mwahetse tugasimbura Imana koko. Imana simaze kuruha. Nka gutya Imana ibikoze. Ikavuga ati bana banjye maze gusaza, mumfashe kurema. Ikajya nko muri Amerika ikajya ivanga mu bitaro bimwe, ikohereza umuntu akajya kubyaza impinja zose ziri akazirema. No mu Rwanda bikagerayo. Tukaya tujya kurema mu bitaro. Abanyarwanda rabizi amatiku tujyana no kwihorera. Twajya twihorera. Nka gurya ikoheje ngo ujye kurema ngo umwegisi wagiye kubyara. Ibintu wamukwana nawe urabizi. Urugero wenda nka Rinda na Krista bagiye kubyara umwana. Imana ikoheza Zaba ngo ajye kurema uwo mwana. Ugasanga Imana iraje ninjoro ngo Zaba ngo ndakumva Mana. Ejo uzakora iki? Ntacyo Mana. Ejo Rinda agiye kubyara umwana ngo uzajya kurema. Ngo urakoze Mana. Ejo Zaba akagenda karema. Ejo Imana ikaza kumubaza ibyo yakoze. Ngo Zaba karame Mana. Ngo umwana waramuremye Zaba, naramuremye Mana. Ngo reka ndebe. Mana ikareba ikagaruka. Zaba karame Mana. Kuri umugome. Gute Mana? Ni gute uruhinja wawe ubwonko nk'ubwayaka? Noneho ukumva aravuga ati Mani ntago warebye ku bwonko gusa. Iyo ureba hasi namugize Shadibu Mana. Nyine ugasanga turihoreye. Noneho Imana ugasanga nka Miki na Gapromoto bagiye kubyara. Bakorezaho Regisi nawe ngafashe kurema. Ugasanga Regisi Imana iraje ngo Regisi karame Mana. Ejo uzakora iki Regi? Ntacyo Mana. Ngutumye ku bitaro kurema umwana wa Miki. Ngo urakoze Mana, ngo mu mwanya mwiza wo kwihorera. Gute Regi? Mana narindi kurota. Regisi akagenda karema. Imana ikaza kumubaza. Ngo Regisi ngo karame Mana, ngo wamuremye cyane. Imana ikagenda ikareba. Ngo Regi mbuze icyo mvuga. Gute mwami? Umuntu w'umwana mu amatwi y'abamasayi gute? Ngo mwami banyita igipine we ntago wari uhari. Ngo reba n'ahandi. Reka nzende Imana ikareba. Regi uri umugome bigeza? Yego mwami. Gute? Mbega ubugabo. Murakoze nitwekerutse. Abakinga bongera inyanduka. Abakinga bongera inyamuzinzi.